Duherukanye kwiga guhagurukira kirahaterera, ubu tugiye kwiga uburyo umuntu yahindura amavitensi ku buryo bworoshye kandi ku buryo nawe yumva, ku buryo buryoshye, kitari busaraze ikinyabiziga cyangwa se kitari bugende kikuzimana. Mbibutsa yuko iyo utangira kwiga, utangira gutwara utari wamenyera umuhanda, ntabwo uba wemerewe kurenza nibura vitensi 3, ari nazo ngiye kubigisha. Vitensi 3 uko ugenda uzirenza niko umuvuduko ugenda ukubana mwinshi, kuko vitensi zijyamo ukurikije uko ukeneye kwihuta. Ahatangiye, iyo umaze gushyiramo vitensi ya mbere wahagurutse neza kwa kundi twabibonye, iyo umaze kugenda nka metero zitarenze 5, nibwo ufata amburiyaje ukayikomeza, ugahita ushyiramo iyindi vitensi, ubwo ni iya kabiri, ukarekura amburiyaje vuba, ugahita usubira ku kariro ukagendera ku muvuduko wumva ushoboye, ukihuta. Wagenda metero ziri hagati ya 20 n'10 bitewe n'uko ikinyabiziga kirimo kugenda, ugahita ufata amburiyaje nanone wabanje kugabanya umuriro, ugahita ushyiramo indi vitensi ya gatatu, ukabanza ugakoresha izo ngizo. Iyo urimo ugenda ukumva ikinyabiziga gitangiye gushaka kuzima, ubundi ugabanya umuriro, ugafata amburiyaje, ugahita ukuraho, usubiye muri vitensi ya kabiri. Wakenera guhagarara, ugafata amburiyaje ukayikomeza nta muriro ufite, ugapangura zigashiramo, ugafata ya amburiyaje yawe na feri n'ubundi kuko utizeye ko zashizemo, ugahagarara. Tube turekeye aho ngaho, ubutaha tuziga noneho uburyo ugenda uganira n'ikinyabiziga cyawe, uburyo ugenda uvugana n'ikinyabiziga cyawe, uburyo utega amatwi ijwi rya moteri, ni nabwo buguha uburyo bwo guhindura vitensi neza.